mukomerere mu mwami, mwambara imbaraga z'umutima, mumaramaze muri Kristo Yesu. Ibyo twatakaje byose tuzabisubizwa muri Kristo, kandi Uwiteka Imana yiteguye kutugororera ingororano ikomeye, kubera ko ni umugabo w'umunyembaraga. Twishingikirije Imana ishobora byose. Yesu ashimwe cyane. Banje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Mwebwe mwese tugiye kuganira ijambo ry'Imana kuri uno munsi. Jewe tugiye kuriganira. Nitwa Pastor Jane Bisangwa, ndumushumba w'itorero rya Shekina Revival Church. Shimye Imana rero kubw'uyu munsi Imana iduhaye ngo tuganire ijambo ry'Imana. No munsi mwiza, no munsi Imana yaturemeye ngo tuwishimiremo. Ndagira ngo rero mbere yuko soma ijambo ry'Imana tubanze dufatikanye dusenga Imana, hanyuma turangiza tuganire ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'uyu munsi mwiza w'umugisha. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe tugiye kumva uno munsi. Ndagushimiye kubw'urukundo rwawe rutangaje wadukunze, kuba waraduhaye agakiza n'ubuntu butangaje. Bishimirwe kandi ubihererwe icyubahiro. Ndagushimiye kubw'uyu munsi mwiza ngiye kuganira n'ubwoko bwawe ijambo ryawe. Unyemerere ubwiza bwawe bumanukire muri iri jambo ryawe, rigire abo rikiza, rigire abo ryubaka bubakike. Imbaraga z'ijambo ryawe Mwami Imana zirakomeye. Imbaraga z'ijambo ryawe niryo rijya ridukiza. Ureke ubwiza bwawe bubane natwe. Imbaraga z'Imana Data, Mwana n'Umwuka Wera zibane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo riri mu gitabo cya Rusi, igice cya mbere, turahera ku murongo waho wa 16. Turaza no kuza gusoma hakurya yaho mu bice bibiri, uhereye ku murongo wa 11 kugeza kuri 12. Reka dufatikanye dusome iryo jambo. Rusi igice cya mbere, umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18. Nagira ngo dufatikanye gusoma ijambo ry'Imana riri muri icyo gitabo cya Rusi. Riravuga kuri 16, haravuga ngo Rusi aramusubiza ati, winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa bahamambe. Nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Hagira ngo tuganire iryo jambo rifite umutwe uvuga ngo ingororano duhabwa kubwo kumaramaza muri Kristo Yesu. Ingororano abera cyangwa abamaramaje bajya bahabwa muri Kristo Yesu nizo ngira ngo uyu munsi tuganire. Iki gitabo cya Rusi kiri mu bice, ndakivuga mu bice nka 3 cyangwa 4. Gikubiyemo ibintu byinshi, ariko wenda byose sinabivuga, ariko ndavugaho icyo gice uno munsi. Ndagira ngo tuganire icyo gitabo. Ni igitabo gitoya, nawe ushobora kugisoma ukakirangiza, kigira ibice bikeya 4, ariko ni igitabo kibamo ubutumwa bwinshi kandi bwiza, kandi si ya none ikeneye. Iki gitabo cyanditswe mu gihe cy'abacamanza, kirimo ibice 3, ingingo cyangwa 3 ndi buvugeho. Igihe cy'abacamanza ni igihe cyari kirimo ibintu byinshi, ariko ndavugaho 3 gusa. Icya mbere ni igice kivuga ko icyo gihe ubwoko bw'Imana bwari bwarimuye Imana, bwimika ibigirwamana. Kubera izo mpamvu bibateranya n'Uwiteka Imana, bibateranya n'Imana, kuko bitari mu by'Imana yari yarasezeranye nabo. Kwimura Imana bakimika ibigirwamana ni inzira imwe yatumye ubu bwoko
butangira ingorane, guhura n'ingorane kuko bwari bwimuye Imana. Ingingo ya kabiri, bahuye n'intambara z'abanyamahanga za hato na hato zitari mu mugambi w'Imana. Kubera kwimura Imana byatumye intambara zitari ziteganijwe zikomeza kwiyongeranya mu bwoko bw'Imana. Batangira guhura n'intambara za hato na hato, batangira kugira abanzi benshi, batangira kugira ibibazo byinshi kubera ko bimuye Imana bakimika ibigirwamana. Icya gatatu, bahuye n'inzara nyinshi, inzara itari iteganijwe ituma benshi batangira guhunga, ituma benshi batangira kujya mu bindi bihugu gusuhukirayo, aba ariko mbivuga. Kubera izo mpamvu, kubera kwimura Imana byatumye bahura n'ibitari biteganijwe mu rugendo. Ni nayo mpamvu muri iki gitabo navuze ngo harimo ibice bitatu, nibyo ndi buvugeho. Kubera kwiteza ibibazo byinshi, kubera kwimura Imana, kubera gutangira guhura n'intambara za hato na hato batateguye, kubera inzara yabateye, bituma abantu bamwe bahunga. Bituma, nicyo cyatumye iri jambo twasomye ryo muri Rusi, ryo mu gitabo cya Rusi, rivuga abantu benshi bari muri iki gitabo. Harimo amazina agera nko ku 8, ndaza kuyavuga. Bituma ubwoko bwa Isiraheli butangira gutatana. Niho havuye uyu mugabo witwa Elimeleki arahunga kubera inzara, kubera gukubitika bahuye nabwo n'inzara ituma ahunga, ava mu gihugu cye ajya mu gihugu cy'Abamowabu. Agezeyo, ubwoko bw'Abamowabu bwari ubwoko bwagiranaga ikibazo n'ubwoko bwa Isiraheli. Agezeyo batangira no gushaka abakobwa b'Abamowabu. Bisobanura ngo iyo abantu bataye Imana yabo, iyo abantu bavanze Imana n'ibigirwamana, batangira gukora iby'Imana yari yarababujije. Baragenda, agezeyo we n'umudamu we witwa Nawome, bagezeyo bashaka abakobwa b'Abamowabu. Kandi Abamowabu bagiranaga ikibazo n'ubwoko bwa Isiraheli kubera ko bari mu bwoko bwateye ibibazo ubwoko bw'Imana. Abamowabu bari mu bantu bamarishije ubwoko bwa Isiraheli bari ku rugamba. Abakobwa b'Abamowabu baraza batangira gusambana n'ubwoko bwa Isiraheli, babateza ibyago, batuma Imana ibarakarira, batangira gupfa. Bisobanura ngo abo bantu bari abanzi b'ubwoko bw'Imana. Hanyuma Elimeleki agezeyo, ahungiyeyo, asuhukiyeyo mu Bamowabu, ashaka abakobwa b'Abamowabu bakomotse kuri Loti, babyarana n'abakobwa be. Twavuze ngo muri iri jambo biri mu bice bitatu, ndi buvugeho ngira ngo uyu munsi dusangire. Iki gitabo cya Rusi kibamo abantu 8 b'ingenzi, ngira ngo tuvugeho umwanya muto. Ririmo uyu mugaragu w'Imana Elimeleki wahunze agahungana n'umudamu we Nawome. Elimeleki bisobanura Imana mu bwami. Elimeleki yari mu bwoko bw'Imana bufite amasezerano y'Imana. Yari afite icyo Imana yavuganye nayo, yavuganye n'ubugingo bwe. Nawome bisobanura umunyagikundiro, bisobanura ngo aba bantu bari bafitanye isezerano n'Imana. Ariko kubera ibintu byinshi byabagoye, ibintu byinshi bivanzemo, bibatera ubwoba, bituma bahunga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bageze barahunga, bahungana n'abana babo 2 b'abahungu, bahungira mu gihugu cy'Abamowabu. Bagezeyo bashakana n'abakobwa babo. Icyambere bakoze ikosa ry'uko bashakanye n'ubwoko bugirana ikibazo n'Imana. Bagezeyo abahungu be 2, Mahaloni na Kiriyoni, bashaka abakobwa b'Abamowabu 2, umwe ariwe iki gitabo twasomye Rusi, undi yitwa Orupa. Icyambere barahunze, bigaragaza ko batakarije Imana icyizere. Bagezeyo aba bakobwa bashakana n'abana babo. Ijambo ry'Imana rijya rivuga ngo ntibabahira. Aba bahungu bombi bageze aho barapfa.
hanyuma Elimeleki nawe aza kugera aho arapfa, hasigara Nawomi, asigarana aba bakazana babiri. Navuze ngo muri iki gitabo harimo abantu 8 nibo navuze, harimo Elimeleki, harimo Nawomi, harimo abahungu babo babiri, Mahaloni na Kiriyoni, abakazana be babiri ari we Rusi na Orpa, hakabamo n'undi mugabo witwa Bowazi, ijambo ry'Imana rigaragaza nk'umucunguzi, hakabamo n'umwana babyariyeyo witwa Obedi. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo bamaze kugera muri icyo gihugu, bamaze gushaka aba bana b'abahungu, bageraho baza gupfa, na se wabo aza gupfa, hasigara umubyeyi wabo umwe witwa Nawomi, wari ijambo nababwiye ngo yitwaga gikundiro, yari afite ubwiza bw'Imana. Igikundiro cy'Imana iyo kiri ku muntu kimuhesha ibyo atari afite, kishobora kumuzanira ibyo yari yarabuze, ariko ikibazo ni ukubimenya. Abantu benshi ntibajya babimenya. Igikundiro cy'Imana kizana ubutunzi, igikundiro cy'Imana gituma umuntu agera hatakageze, ariko kubera ubwoba, kubera ubutayu bari bahuye nabwo, kubera Nawomi ibisharira yari yahuye nabyo, ngo ahindura izina rye, agera havuga ngo munyitira iki Nawomi, ngo mujye munyita Mara, bisobanurwa ngo narashaririwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ari muri icyo gihugu ababariramo cyane, apfusha umugabo, apfusha abana, asigarana abakazana babiri, ariwe Orpa na Rusi. Rusi ni ijambo risobanurwa ngo nyiranshuti. Njya nkunda kuvuga ngo abantu benshi bajya bita abana babo amazina, bajya babita amazina y'ubuhanuzi. Hanyuma Orpa bigasobanura uwahindukiye. Niyo mpamvu Bibiliya imugezeho iravuga ngo igihe nyirabukwe yari arimo abiginga ababwira ngo mwabakobwa mwakwisubiriye iwanyu, nanjye ngasubira iwacu, ko Imana yambabaje bihagije. Bibiliya iravuga ngo nihaha twasomye, haravuga ngo Orpa we avamo, abwira nyirabukwe, waramwegera aramusoma, yisubirira iwabo nkuko izina rye ryavugaga, arahindukira bivamo. Anagijose aravuga ati ibi bintu sinabivamo, ibi bintu n'ubundi mabukwa mbwira ni iby'ukuri, ngo asubirayo. Ariko ijambo twasomye niko ryatubwiye, niryo twasomye. Ndagira ngo mvuge indahiro 7 uyu mudamu Rusi yavuze. Mugenzi we amaze gusoma nyirabukwe asubiyeyo, hari indahiro 7 Rusi yavuze, nizo ziyazinezeza. Njya numva kumaramaza, niyo mpamvu navuze ngo ingororano abamaramaje bajya bahabwa muri Kristo Yesu. Ingororano zo kumaramaza rero zisaba ibitambo, zisaba kumaramaza nyine, zisaba kutongera kureba iyo wavuye, zisaba kureba imbere. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo nyasiga ibiri inyuma ngo gasingira ibiri imbere. Kumaramaza gusaba kutongera kureba inyuma, bisaba kutongera kumva amajwi. Kumaramaza iyo wabyiyemeje uhura n'ibicanege byinshi, wumva amajwi menshi inyuma yawe, ariko umva kumaramaza umuntu wamaramaje bimusaba kudatega amatwi ibiri inyuma, agatumbira ibiri imbere. Rusi hari icyo yari yarabonye kuri Nawomi, nubwo Nawomi yari yavuze ngo ntabwo nyiri umunyagikundiro, ntabaye usharira, mujye munyita Mara kuko Imana yarambabaje. Nyamara hari ibyo tujya duhura nabyo atari Imana yatubabaje, ahubwo kwizera guke, kutamenya agaciro tugira muri Kristo Yesu, bikadutera gusuzugurwa, bikadutera gutakaza iby'agaciro, tugafata iby'igihe gito. Yaza kubimenya kera, haleluya, yaza kubimenya ntabwo yari gukubita ikabigeza. Iyo umugabo we Elimeleki aza kubimenya, akamenya ko Imana ye iri kumwe nawe, ntabwo yajyaga guhungira mu gihugu cy'Abamowabu. Ariko Rusi ararahira. Iki gitabo rero kibamo indahiro 7, ndagira ngo nzivugeho nihuta. Indahiro 7 Rusi yarahiye, azitewe no kumaramaza mu mutima, azitewe no gutekereza ko icyambere kijya gituma ntekereza ko Rusi cyatumye arahira. Yaratekereje aravuga ati icyambere nabaye igicibwa, Abamowabu ntago bajya bumvikana n'ubwoko bwa Isiraheli, icyambere nabashatsemo, amaraso yanjye yivanze na yabo. Ese ubundi kinsubiza iwacu? Yari yaramaze kubona Imana yabo, nubwo bari mu ntege nke, ariko hari icyo yari yarabonye. Haleluya, yari yarabonye imbaraga ziba mu bwoko bwa Isiraheli. Aravuga ati kinsubiza iwacu, ubundi kinsubiza mu Bamowabu batsinzwe, kinsubiza mu bigirwamana by'iwacu ni igiki? Arahira izi ndahiro 7 ndi buvuge mu mwanya muto. Bibiliya iratubwiye ngo ijambo rya mbere yavuze
yabwiye nyirabukwe aramubwira ngo wikomeza kunyingingira kugusiga. Haleluya. Yari yaramaze kubona Imana ya Isiraheli, yari yaramaze kubona imbaraga ziba mu bwoko bw'Imana. Aravuga ngo iwacu nsubiyeyo nateseka birenze uko byari bibiri, nateseka birenze uko nari imeze. Ariko uyu munsi abakristo b'iminsi ya none turi mu gukubitwa n'ubutayu tugata Imana yacu. Nagira ngo mbabwire ngo mwebwe turimo gusangirira ijambo mukomeze mwihangane, imbere hari ibyiza, imbere hari ingororano, imbere hari ingororano z'abantu batitirije, z'abantu bakomeje gutumbira Imana. Mu gutumbira ntibiragasobanura ko tutajya duhura n'ibitugerageza, ntiduhura, ni nabwo duhura n'ibicanege. Ariko iyo twamaramaje, iyo dufite, iyo twamenye neza iyo tujya, umunyabwenge we yaravuze ngo iyo umuntu atazi iyajya ngo inzira zose zigana iyajya. Ariko Rusi yari yarabibonye, amenya neza ko muri ubu bwoko, amenya neza ko muri Nawomi harimo Imana y'inyamaboko. Avuga ijambo rikomeye, aramubwira ngo wikomeza kumpatira kugusiga, wikomeza kumbwira ngo dutandukane, ntabwo ibyo umbwira ndi bubyumve. Ijambo rya mbere aramubwira ngo aho uzajya niho nanjye nzajya. Haleluya. Rimwe na rimwe hari igihe dukurikira Imana ntitumenye ko hari ibyo Imana idushakaho. Imana ni yera, Imana ishaka ko tuyikurikira tumaramaje, twiyemeje kuba bera, twiyemeje gutanga ibyera, twiyemeje kuvuga iby'ukuri. Aramubwira ngo uramenye, ntukomeze kumuhatira gusiga, ntukomeze kumbwira gusubira iwacu. Icyambere aramubwira ngo aho uzajya niho nzajya. Bene data, nagira ngo mbabwire ngo Imana twakurikiye twemere tuyikurikire, tureke gucibwa intege n'ibyo duhura nabyo mu rugendo. Imana yacu ni yera kandi yiteguye kubana n'abera, yiteguye kutugirira neza. Icya kabiri aramubwira ngo aho uzarara niho nanjye nzarara, kuko yari yarabimenye, yaramenye ko iyo umuntu ari muri Kristo aba ari mu bwiza bw'Imana. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo nzaryama niziguye. Iyo turi muri Kristo turyama twiziguye, turyama turi amahoro, turyama tuguwe neza, ibiteye ubwoba biba kure yacu. Aramubwira ngo aho uzarara nanjye niho nzarara. Icya gatatu aramubwira ngo ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye. Haleluya. Yari yaramenye ko ubwoko bwa Isiraheli ari ubunyamugisha, yari yaramenye ko ubwoko bwa Isiraheli bwavuganye n'Imana, yari yaramenye ngo nubwo bitinze bikazatebuka ubwoko bwa Isiraheli buzajya mu masezerano. Icya kane aravuga ngo Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Haleluya. Yari yaramenye ko ibigirwamana by'Abamowabu nta kintu byamugezaho. Aravuga ngo uyu mudamu nubwo arimo yiyita Mara, nubwo arimo kuvuga ko Uwiteka Imana yamubabaje, aravuga ngo Imana yawe wowe ndeka ngo ukurikire, Imana yawe izaba Imana yanjye. Cya gatanu aravuga ngo aho uzagwa niho nanjye nzagwa, bazahampambi. Haleluya. Ijambo ry'Imana iyo rivuze rivuga ryeruye. Aravuga ngo aho bazagushyingura nanjye bazahanshingure. Bisobanura ngo nimba ni mu bwiza bw'Imana naho napfa nta kibazo, napfira mu bwiza bw'Imana nkazabona ubugingo. Aho uzagwa nanjye niho nzagwa. Icya gatandatu yavuze ngo aho uzashyingurwa nanjye bazahanshingure, nanjye bazahampambi. Icya karindwi ngo nihagira ibikinandukanya nawe ngo Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Haleluya. Izi navuga ngo izi ni indahiro Rusi yararimo arahirira nyirabukwe, ariko yararimo avuga birimo bigera ku Mana. Reka nkubwire ngo iyo umuntu yamaramaje ibintu byose uvuze, kabone naho abantu batabiha agaciro, kabone naho abantu batabyumva, kabone naho abantu bagira ngo wataye umutwe, ubikomeze kubera ko bigira ingororano. Aravuga ngo ni ndetse ninatiriye indahiro, ninakora ibyo mvuze, aravuga ngo Uwiteka Imana azabimpore ndetse bikabije. Bisobanurwa ngo Rusi yari yamaze kwiyemeza, yari yatangiye noneho kwishingikiriza Uwiteka Imana ya Isiraheli. Ntabwo yari akivuga imana ziwabo, ntiyari akivuga ibigirwamana by'iwabo, yari yaramenye ko ku Mana ya Isiraheli hari ibisubizo. Aramurahira, aramubwira ngo ndetse nimbirengaho Uwiteka Imana azabimpore ndetse bikabije. Nagira ngo mvuge izindi ngingo nka 7 zigaragaza ibigeragezo Rusi yahuye nabyo. Icya mbere, Rusi yarakoze igitangaza. Kuba yararahiye ntibyigeze bikuraho ibigeragezo. Kuba umuntu yaramaramaje ntibijya bikuraho ibigeragezo tujya duhura nabyo mu rugendo. Ariko kuba twararahiye tugahagarara ku byo twarahiriye Imana, tukiyemeza ibyo twamenye mu mutima wacu, bijya bigeraho bikadutsindishiriza.
icyambere Rusi yari yasize imana z'iwabo akurikira umuntu ufite iyindi mana idahuye n'imana z'iwabo. Bisobanurwa ntabwo yari abizi neza ko bizamuhira, ariko kubera indahiro yari yararahiye ngo arerura aramukurikira asiga imana z'iwabo. Icya kabiri, Rusi yari yaragize ikibazo kuko yari umupfakazi. Iyo umuntu ari umupfakazi hari ibintu aba atuzuye, aba afite ibibazo byinshi, aba afite ibigusha byinshi, aba afite ibintu biza bimwiyoberanyaho. Yari afite icyo kibazo ariko aravuga ngo simbyitayeho. Icya gatatu, Rusi yari yarahuye n'inzara nyinshi. Iyi nzara Bibiliya ivuga neza, ijambo ry'Imana rivuga ngo Rusi yajyaga ajya guhumba amaze kurahira yarakurikiye Nawomi. Ntabwo inzara yarekeye aho, kuba twarakurikiye Imana inzara ntirekeraho, ibibazo ntibirekeraho. Ariko kumva iki kidutsindishiriza ni ukumaramaza. Ngo yajyaga ajya guhumba mu mirima akazana utwo yahumbye, utwo yashyize mu mwenda, utwo afite mu ntoki. Bisobanurwa ngo Rusi ntiyahagaga, yari afite inzara nyinshi. Icya gatatu, yateshwaga agaciro uko bukeye n'uko bwije, kuko n'ubwoko yari yarajemo ntabwo bwamwemeraga, kuko n'ubwoko bwari bwaragiranye ikibazo n'ubwoko bwa Isiraheli. N'ubwoko butemerwaga, aho aciye Nawomi bamubona bati dore Nawomi wazanye wa Mowabokazi, ba bantu baduteje akaga. Yari afite icyo gitutsi, ariko Rusi arakomeza aravuga ngo icyo ni kirakaba inzira yo kunsubiza inyuma, kubera ikibazo kimwe yari yaragize ubwoko bwabo bwari bwaragiranye n'ubwoko bwa Isiraheli. Ariko aravuga ati naho uko byagenda kose nzakomeza. Ikindi kintu ngira ngo tuganire, yari yaragize igihe kinini agahinda kamutindaho, ibibazo bimutindaho, ariko ntibyaba inzira yo gusubira inyuma, yo gutakaza indahiro yagize. Aravuga ngo nubwo ibibazo byaninzeho, nubwo umubabaro wambayeho mwinshi, nubwo ibitutsi bimbayeho byinshi, ariko ntibirakaba inzira yo gutuma mva kuri Nawomi. Sinzareka kuguma gukurikira Nawomi kuzageza Imana yabo ingororeye. Aharanira gukora ibyiza. Bene data, nagira ngo mbabwire ngo iyo dukora ibyiza birandikwa, iyo dukora ibyiza turagororerwa, kuko ajya no kugororerwa. Hari ikintu umugaragu w'Imana yamubwiye, aramubwira ngo namenye amakuru. Haleluya. Nimo ndagera ku musozo, nagira ngo mvuge intambwe 7 cyangwa ingingo 7 zigaragaza ko kwihangana kwa Rusi kwamuhesheje ingororano. Icyambere, Rusi yinjijwe mu masezerano kubera ko ntiyari afite umugabane mu bwoko bwa Isiraheli. Yari umumowabokazi, nta mugabane, nta murage, nta rwibutso abamowabo bari bafite mu bwoko bwa Isiraheli. Ariko kubera kumaramaza kwe, kubera indahiro yarahiye, kubera kwiyemeza kwe, ijambo ry'Imana riravuga ngo yinjizwa mu banyamasezerano, yinjizwa mu isezerano ry'ubwoko bwa Isiraheli. Icya kabiri, kubera indahiro yarahiye, dusomye muze kuhasoma muri Rusi 2:14, yararahiye aravuga ngo Imana yawe izaba Imana yanjye. Iyo Mana yavuze akavuga ngo izaba Imana yanjye, yagombaga kumuha isezerano, byagombaga kuzatuma azaba umugore. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tujya turisoma tukanezerwa, tukavuga ngo muri Rusi tugapfa gusoma tunezerewe tuguwe neza. Ariko nagira ngo mbabwire ngo aba bantu baba barakoze ibitambo bikomeye, kubabazwa. Abantu benshi muri iki gihe barababazwa bakabivamo, babatuka bakabivamo, babavuga bagasohoka mu itorero, ariko Rusi arabyihanganira. Kwihangana kwe kwatumye abona amasezerano. Icya kabiri, nuko Rusi yari yarasize Imana ye. Iyo Mana yakurikiye yagombaga gutuma ahabwa isezerano. Iyo twakurikiye Imana tukagira ibyo twigoma kugira ngo tugire ibyo dusingira, Imana ntiyatureka. Icya gatatu, Rusi yageze aho yitwa ngo mukobwa wanjye. Umunsi yazanye byinshi, umunsi yavuye guhumba kuko byari bisanzwe, hanyuma ngo Nawomi amubone kubera ko yagiriye favor imbere y'umugaragu w'Imana Bowazi, ngo azana byinshi. Nawomi avuga ijambo ryiza atari yaramwise, aravuga ngo mukobwa wanjye. Iyo twamaramaje muri Kristo tujya duhindurirwa amazina, tujya dukurwaho igisuzuguriro, tujya dukurwaho igitutsi. Icya gatatu, icya kane, yahawe umutsima
na vino bisobanura yahawe igaburo ryera. Mwibuke ko n'ubusanzwe nta muntu upfa kujya ku igaburo ryera. Uba wejejwe, uba wizeye Kristo, uba umutima wawe utagucira urubanza, kubera ko Imana yari yamaze kumwemera, yamuhinduye umunyamasezerano, yamaze kumubonamo ikindi gikorwa gitangaje, yamaze kumubona ko azaba umugore w'agaciro ndetse uzaba no mu bisekuruza bya Yesu Kristo. Bibiliya iravuga ngo ahabwa umutsima na vino. Haleluya. Iyo twegereye igaburo ryera, iyo twagiye ku meza y'umwami, turahumuka, twuzura ubundi bwiza, twongera guhishurirwa. Icya gatanu, yagororewe ingororano zikomeye n'umugaragu w'Imana Bowazi. Bowazi asobanura umucunguzi. Iyo umuntu yamaze kujya ku igaburo ryera, iyo umuntu yamaze kwemerwa n'Imana, aba yahawe izindi mbaraga muri Kristo Yesu. Icya gatandatu, yagize agaciro. Twari twavuze uburyo yatakajijwe agaciro, uburyo yasuzuguwe, uburyo yitwaga amazina, ariko noneho kubera kwihangana kwe kumusubiza agaciro. Bene data, iyo twihanganiye muri Kristo Yesu, tujya dusubizwa agaciro twambuwe, tujya dusubizwa ibyo twari twaranyazwe na Satani. Abari baradufasheho ijambo bajya batugarukira bakatugira inshuti, asubizwa agaciro, kubera ko umunsi umwe Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo kuri 4 no kuri 11 muze ko hasoma, haravuga ngo ahabwa agaciro ngo karuta akareya na Rasheli. Haleluya. Kubera ko iyo umuntu yasubijwe agaciro arakubirwa. Ntabwo Imana ipfa kugusubiza agaciro ngo igusubize ibingana n'ibyo watakaje, Imana igukubira. Icya karindwi, yabyaye Obedi. Navuze mu mazina navuze ngo Obedi bisobanura umurimo w'Imana, noneho ubu uratangiye. Kubera ko yabyaye Obedi uzakomokamo cyangwa se uzaba mu bisekuruza bya Yesu Kristo, kubera ko yabyaye Obedi, umurimo uhoraho, umurimo buragutse, umurimo buratangiye. Nagira ngo nsoze mvuga ngo kwikomeza ku mwami biduhesha ingororano. Iyo tugororewe ntitugororerwa ibisanzwe, ntitugororerwa bito, ntitugororerwa iby'abantu bashoboye, tujya tugororerwa binini by'abantu badashoboye, by'abantu bataduhesha, iby'isi itaduhesha, kubera gutegereza Imana, kubera gutumbira Imana. Nagira ngo mvuge akamaro ko kumaramaza hanyuma soze. Iyo twamaramaje muri Kristo Yesu, hari ibintu bibiri bijya biranga umuntu wamaramaje. Icyambere, kumaramaza ntibikurwaho no gusenga cyane, ntibikurwaho no guhanura. Kumaramaza n'imbaraga abera bahabwa z'umutima. Kumaramaza n'imbaraga z'umutima zikwemeza ko ibyo watumbiriye n'ibyo wakurikije ari iby'ukuri. Kumaramaza n'imbaraga ikwiriye umukristo wese, n'imbaraga ikwiriye umuntu wese wizera Imana. Kubera kwihangana, kubera gutumbira umwami, kubera gutumbira ibyo atabonaga, Imana iramubona, iravuga ngo uyu mugore Rusi watumbiriye ibyo atazi, watumbiriye ibyo atari yarabwiwe na kera, no muri karande y'iwabo, no muri gakondo y'iwabo. Ntabwo Imana ya Isiraheli yari irimo, ariko ngo Imana yitegereze, ibona gutumbira kwe, ibona kumaramaza kwe, ibona indahiro ze, ibona kwizera afite mu mutima, ibona uburyo yatura, iravuga ngo nanjye nzakugira ukomeye. Haleluya. Ndagira ngo dukomerere muri Kristo Yesu, kubera ko ingororano za Kristo zijya ziduhindurira amazina, zijya ziduhindurira amateka, zijya ziduhesha gakondo itari yacu ariko kabi yacu. Kuko uyu mudamu mu bibazo yari afite, mu byari bimuhangayikishije umutima, nta gakondo yari afite muri Isiraheli, ariko kubera kumaramaza aza kugira gakondo, aza kugira byinshi, aza kugira imitungo, aza kugira ibyo atanga n'ibyo asigaza, aza kugeraho arya, arahaga, aricazwa, nawe aragaburirwa, arahaga, arasagura, asagurira n'abandi, abamugezeho bose bakabona ko ari umugore wagiriwe neza n'Imana. Nagira ngo soze ijambo ry'Imana mbabwira ngo mukomerere mu mwami, mwambare imbaraga z'umutima, mumaramaze muri Kristo Yesu. Ibyo twatakaje byose tuzabisubizwa muri Kristo, kandi Uwiteka Imana yiteguye kutugororera ingororano ikomeye, kubera ko
ni umugabo w'umunyembaraga. Twishingikirije Imana ishobora byose. Amahoro y'Imana abane namwe, mugubwe neza muri Kristo Yesu. Mana, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza umugisha uduhaye. Abera bagiye kumva ijambo ryawe ndetse n'abandi bose n'amahanga yose azaryumva, ijambo ryawe ribabera inkomezi, ribabera inzira yo kumaramaza no kugukurikira iteka ryose, kuko wowe ugira neza kandi umugisha wawe utanga utajya wongeraho umuvumo. Urakoze kuko uri Imana yacu, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Shalom.